Reka nizere yuko mumeze neza. Navuga ati amahoro ya Kristo abe muri mwe. Uyu munsi ngiye kubabwira bumwe mu butumwa dusanga mu ndirimbo y'umuhanzi Israel Mbonyi yitwa Abiringira Uwiteka. Bwenge arahamagara avuga ati ntukiringire abantu, utazamera nk'ubatse inzu ye ku musenyi, imvura izagwa nyinshi izayihitana, imivu nitemba izayitembana. Kandi urukundo bagukunda ntirumara kabiri, rushira nk'uko iminsi igenda. Arakomeza ararimba neza aravuga ati wishingikirize ku Uwiteka, ushingikirize umutima wawe ku Uwiteka, kuko ari we wenyine ushobora kuguhisha ahatagerwa n'abandi. Navuga ati mwake neza ijambo ry'Imana. Iyi ndirimbo ngewe nyumva yanze kumva mu matwi. Yaririmbye neza, aririmba urukundo abantu badukunda. Ibyo yavuze nasanze ari byo. Umuntu ashobora kugukunda urukundo, ariko urukundo agukunda nasanze rutaramba, rurangirana n'iminsi. Uko iminsi igenda ishira niko rwa rukundo rugenda rurangira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo urukundo Uwiteka wadukunda ni urukundo ruri uncondition, ntacyo rufite rugendeyeho. Ntabwo Uwiteka agukunda kubera ko ufite amafaranga, kubera ko uri mwiza, kubera ko ufite digiri nziza. Wapi, ntabwo ari cyo ngicyo iyo Uwiteka agiye kugukunda agenderaho. Kubera ko bibaye uko nguko, ba bandi bafite amashuri menshi nibo bagakwiriye kuba ari bo bakire ku isi, cyangwa abandi bavuka mu miryango ikize, cyangwa abandi bafite isura ishamaje nibo bagakwiriye kuba ari abantu batunze ibya mirenge kuri iyi si. Ariko Uwiteka Imana yo ntabwo ari uko nk'uko igenderaho, ahubwo yo iravuga ati ntukishingikirize ku bantu, ahubwo ufata umutima wawe ujyane ku Uwiteka. Niyo yonyine ishobora kuwushyira aho abantu batazabasha gushyika. Kubera yuko iyo wubaka inzu yawe ku musenyi, imvura izagwa, izawutembana, imivu niza, inzu yawe izasenyuka. Ariko iyo wishingikiriza ku Uwiteka azakubera igitare. Uzamera nk'ubatse inzu ye ku gitare. Imivu izaza izikubita ku nzu yawe, izaguma ihagaze. Imvura nigwa, inzu yawe nta kizaba. Ubwo nibwo buzima Uwiteka Imana ashaka yuko tubamo. Ashaka yuko dufata ubuzima bwacu tukabushyira kuri yo. Imana yo ikaturindira ubugingo bwacu. Iyo imvura izagwa ntacyo tuzaba yuko, kubera ko twubatse inzu yacu ku Uwiteka Imana. Iyo imivu itemba ntabwo izadutembana, kubera yuko ubuzima bwacu buri ku Uwiteka Imana. Ibibazo bizaza, intambara zizaza, uzakena, uzaburara, uzabura ibyo kurya, uzabura amafaranga y'ishuri, uzabura amafaranga yo kwishyura inzu. Ariko kubera yuko ubuzima bwawe wabushingikirije ku Uwiteka, ibyo byose bizaza bizahita. Rero icyo nabifuriza ni uko mwafata ubugingo bwanyu, ubuzima bwanyu, imibereho yawe yose, ibyo ukora, akazi kawe, byose ukabishyira ku Uwiteka, kubera ko niwe ugiye ubifiteho urufunguzo rubikingura. Ariko iyo wubaka inzu, iyo wubaka icyizere cyawe ku bandi bantu, cyangwa iyo ufata ubuzima bwawe ukabushyira ku bandi bantu, igihe bya bindi bagukeneyeho batazaba bakibona, bazagutembana nyine, bazagushyira mu muvu kumanukane. Rero mwe kwishingikiriza abantu, ahubwo mwishingikirize ku Uwiteka. Iryo ni ijambo ry'Imana.